ko kubera ko ati ngo ntabwo uzana bingeze neza buriya sinzi mama aramutse atari mu rugo bakora hano bakongera gutya babona nuva bivuga cyane wa musaza mba nanze kubisakurisha gataka nese ubundi ngiye nkugize ne borana umushahara udomo kanyo kose kanyo yo yewe ugira ngo se uyu munsi turi buze kujya mu murima iwanyu umukobwa mwiza wowe ntariwe neza ratindi nakubise ari gushyuhanya abagiye kwisuka ngiye kugusabira mwana wanjye noneho wakuze basi ugira nimba kwa mukobwa none se sister rero buriya nabonye ushobora kuba wagira umutima mwiza mbona ufite umutima mwiza pe kandi ndabona twenda rega no gusa nta kuntu wagira umutima mubi ngeze nasa ndashaka yuko twaganira ibintu by'amabanga kuko nabonye uri umuntu wabika ibanga ego mana yaje umutima mwiza abanga kibisha umuntu ntabwo nishe umuntu ahubwo inama nkaba nakubwira ikintu ukakibika ntugire undi muntu ukibwira nyine ukagira ibanga muri wowe mu mutima ubundi banga ndarigira n'ukunda ngo ibyo ni byo nshaka ahubwo buriya ko niyo ngiye kwituma nagituma ibyo ni byo nshaka ndashaka ko tuzaza tuganira ikintu njye nawe kuko nabonye uri umukobwa wabika ibanga ibyo mubwiye nimbyumva ahantu ukambikira ibanga mbese muri make urashaka ko njye nawe tube inshuti ukambera inshuti nziza nanjye nkakubera inshuti nziza ariko cyane cyane ukambikira ibanga njye nawe tube inshuti tukaba inshuti rero ngewe mbi inshuti n'umuzungu nta kintu bitwaye ariko banza rero hano si tudasa siko muramutse kurumye neza neza ducika igisebe burundu kandi nawe mbona dusa oya banza wirebe turasa ahubwo wakwiyegereza ubanza twasa nzagusige se nzagusigeho none se uranyemerera ubushuti icyitwa magara urakizi inshuti magara babandi banywana neza reba uko kera igihango si ukiza nuko ushobora kukiba gutyo mu maraso yawe nanjye ukanywa yanjye icyo nicyo bita igihango nanjye rero niko nshaka kuba ubucuti bwose ibanga none si kigali igihango murakizi mbese turi abanyamujyi nyine urumva abanyamujyi baba bazi ibintu byinshi niyo mpamvu nanjye naje nshaka kumbera inshuti kubera ko uri umunyacyaro nawe nyine nkakwereka by'umujyi ubundi wowe ukaba ugomesha ibihe byose reba nk'ubu ariko wanatahiza udukwe dukeya oya izindi zirundera hirya mva rero ubundi wowe nta kindi kintu uza kumarira mu buzima uretse kuza kungumisha nta kintu ubuze akazi kanjye hindukira urebe inyuma iriya ugenda aho wari uri ugewe njyewe ntabwo naha umuntu ubucuti ntazi neza sinzi aho utaha
sinzi ngo waje kumara iki nawe gusa koko ese ko nabonye ufite umutima mwiza navuga ngo nanjye sinagucaho nkabona ufite umutima mwiza ikindi twenda no gusa wamfashije nyine ndawufite ariko uwo mfite ntabwo ari uwo gusesagura ni ukuvuga ngo nta gisubizo uri bume pe nzabitekerezaho ntabwo inshuti zose ariko ziba ari nziza genda ntabwo naho umuntu inshuti ntazi genda ahubwo uri kungomesha wowe ibintu byose nta kindi kintu kiba kikuzanye ni ukungomesha ubukobwa bw'iyi minsi mbese uko agenda n'ibiguti yabibi ubucuti nizane ubundi ni wowe mbabonye muri kino cyawe mbeba n'imbaraga zose ziza kumera ukuntu yihinduye arasa n'inyama y'inyoni ariko ngo ubucuti naho narabivuze ko uri umujura nako nanabyibonera n'ibyo ngibyo uri kubyiba ariko bigaho ubundi uzafatwa he ubwo se ayo mavide uri kuyakuraho ngo uzi nyira yarahashyiriye iki ubujura bwawe bugiye kwanga buseseye no mu mavide koko ese ubu ni ubujura atari ubujura se ni iki mbese aya si bayataye noneho umuntu aratagata ibintu bingana gutyo nurumva aya gitefano azajya apimamo urwagwa rwa 200 urabona namworohereje se mani isumba byose nyoko wakubyaye ntazaseke mama wambyaye banza harimo n'ibintu iyo ndabona ari umukomereka y'ibintu ese ubundi reka nkubaze iyo utekereje ubabara ubwonko dukuntu gikanaguzwa nk'igipapa cyari y'igihembe cy'abana wende kugerageza ngo ndebe ko nakubakira inzu warangiza mwiriwe ariko niko nasugiye ugiye ariko byahiye wabitetse sigano kuri iki ngiye guhahira inyana rero duteke ibiryo utavuga ngo nizane wanjye ngo niwe ngutegereje kari buguteka akakugaburira nawe ufite amaboko ariko icyo kigirwamana cyawe uhora ubihimbaza hariya ni iki urabuze ko ari umuntu wese n'amaboko ufite mbese nanigendera rero baduteke ndabyanze kandi udomo warananiye kuva kera mbese nigira mu kibina we ndabyanze guteka ndayabera ntabwo murwinjiramo hasoni buretse aho ubundi nawe waranyanze ndihangana ko sinzatuma ugera gerageza urendi gukora uko nshoboye ko irimo mu wanjye reka ye ntuzatuma ugenda se ubugenda nziri ntashobora kuvira ibishyimbo bya mukankanga mbure icyakora cyo ku mafaranga bayabitse se icyakora cy'ababyeyi barihangana icupa ni 100 bijyaho ufite nimumufate dore n'icyo ujura ni wowe iwacu warayibye ni wowe iwacu wagitutu wagira gufata ikintu kizatungwa no kwiba gusa itu naragukize ngo wari kuba umugabo ni kujya ntungwa n'ibishyimbo bya rubanda mana yifu Mwenye nawe umwako ni wakizu na iki neza bite sabo ndaho nakomeye neza neza nese umaze ko urongera unyikaraje miho kwa nyikaraza imbere cyane reka maze mubaze musore ubundi ugira ikihe kibazo nyewe se nambaho ahubwo jemba mbona ufite ikibazo pe kugira ngo wajya abona intuza niyo mpamvu kakabakira nta kibazo wigize ugira na kimwe nakubwiye ko utazanana muri karitsiye nyine nta kibazo na kimwe ujya ugira habe na kimwe jemba mbona ufite ikibazo
kugeza igihe umunsi uri agahungu kaba gashaka kumenya ngenda agahungu none ngenda agahungu umva nkubwire nta mwanya njye nabona wo kugutaho kuko uri ubusa imbere yanjye mbisa nigendere ubusa baba bumeze gute rero njyewe ikintu nzagufasha no kukugurira ibuye wanyankara gato ubusa bumeze gute genda wabusa we wamarine we cyakoze uri mayibo ubundi kuki nkawe katusubire ntabwo uri bunyamurinza niko mvuze kagenda wamba urabwegetse sha wakigora igihe reba karazunguza ubusa butariho tugahambirwa ukarasara inyama y'inyoni sha nyine nanjye urabona muri iki cyaro cyagiye kinkonsoma n'uduhungu tw'inahane tuba tworoshye harya wamenya amakuru neza muri iki cyaro rero ukuntu byagiye hari uwo bita rudomo araje anyitereteshwa ngo bite sisita namubwate ariko bite sisita urambaza icyo wagahungu wagusha nyine ashaka kunambika ibintu by'ibiti ambaza ubusa nyine udomoro cya kindi cyarahiye cya kindi cyara kutavuga akanyoni wese uramuzi muri izi karitsiye kanyoni rambwa iriya mbwa ngo ni kanyoni umva rero niba ari abantu ugomba kumenya bambe urabizi ko ahantu hose nawe gutembereje ubona nta hantu utazi ariko kamugerere no ku gice cy'abantu hari uwitwa niyo nkuru wepfiye kwa ni ikideyi n'indi w'inzobe urumva uwo nawe nta muzima hari uwitwa niyo nkuru wepfiriya kwa ba kideyi n'indi kwa kideyi w'inzobe uwo nawe ari mu basazi ni ikijura n'igisanga ku cy'abasore bina hari umva undi noneho mukuru nta bugigero yo ubonye nari umusirimu we nacyo ubu usibye ko nyine wenda abantu bandebera uko ngaragara bakuvuga ngo ndi igisambo ngo ndi iki uzabyumva wisa akurya uzica amatwi uzabihorera urumva kanyoni rero uriya kanyoni bandebere bakitarandeba nabonye ikimurikira cyane uriya nanjye ndamubona ameze nk'umuntu wafata abakobwa ku ngufu kanyoni ni igisambo ni ikijuru afite gurupe abanamo n'abantu baranigana buriya urumva oya banahohotera abantu abonye wa mugore umwe wa Faransa wabyaye umwana wirabura Faransa twabonye kuna muzungu n'umugore sinzobe nuzura mwana wirabura kura yaba yaravuye bamufatiye muri rya shyamba we n'ibyo bigurupe bye bamwubararaho umwana azasa ntuze nka kanyoni yego ubu karitsiye yose twarumva ubu singiye kanyoni nazamfata nanjye niyo mpamvu nagize impuhwe rero wabonye ko ndi kuzindukira iwawe nubwo wenda ndi kuza nkava ndiye ntabwo ari ibiryo ni ukuri biba biri kungenza njye ndi kuza ndi kugucungira umutekano ubonye ko kujya ku kazi nkaza nkaba ndi hafi aho niyo mpamvu buriya nanjye nakubonye nakubona kuri inyangamugayo cyane igisambo cyane kuri inyangamugayo wabonye ko wahise umfata ukuboko ukanembereza ngaho nagura amayinite aho nagura ibyo kurya igihe kiba kiri hafi uri umuntu w'umugabo rwose pe uzi ko ari umuntu muri karitsiye usibye abandi bantu bareba inyuma bavuga igisambo imbwa ariko wowe ureba umutima urabonye ko ndi umugabo nabibonye umugabo ukomeye cyane abantu ntabwo babizi wowe nyikubona ariko wabonye ukuntu wahise umfata ukuboko ukanjyana buriya si yo kanyoni njyana sinari kubura irengero wowe biha agaciro gusa kandi abasa nk'ingegero uriya muhungu njyewe reka nkubwire ukimfite hafi nta kibazo uzigera nzagucungira umutekano naho gatawucunga umenya igihe ndyamira nturyama ndi hanze ntubyuka naje uramba ndi hafi yawe ndeba buri kimwe narebye nsanga akanyoni azakuba shakira nzakugurira agacupa sha ngende no kunyera ndashonje nuko mba ntabwo subone mama karame ndikubona muri iyi minsi urukumvirwa wambyaye warantoraguye byagenze bite narakubyaye mwana wanjye ese kuri kumvirwa yakumunkurikiza papa yakumunkurikiza kubera iki se mwana ariko rudomo bitoroshye ariko rudomo nk'amagambo uvuga bimeze bite ese se yarapfuye mbese ari hano iri hano yagiye ku mugore we mukuru muto kagiye kuragira inka se imurinde azabazanira amata impamvu ziba zigaragara zumvikana kuko se
nyine biragoye biragoye kuko umurikije uburyo uri kumpiga ugashyigikira wa mukobwa wawe niba cyo gikomanga mugira niba yo umutima barabana ngo bakuzanire nyine amafate murasaganisha ariko Rudomo reka nkubwire umwana ni umwana nawe uri umwana none ndagukunda ubwo rero umukobwa wanjye nizane uhora wamwishyizemo ese wumva ko ari wowe uri kuzaba muri uru rugo wenyine ikibazo si ukuhaba njyewe tugomba kuhaba ndabyumva ariko ntareke kubyara arabyara buri munsi araturanye nk'uko ese Rudomo azageza aryara ese Rudomo akubonye uri kunyuraho hafi yo kwa Stefano uri kugenda ndimo ndanywa akantu yaratuguriye ntabwo ari mu kabari ntarakwa Stefano